Mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka mpere ku mushumba muri kureba kuri kamera. Pastor, umeze neza? Ndashima Imana. Umeze neza? Nta kibazo. Yego, tugaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Hari umuntu ukubonye bwa mbere, katumuha amahirwe abanze amenye uwo ari we, ariko mbere yuko dutangira kwibwira abantu, reka tubanze dusenga Imana, kuko ari we bari kureba. Reka ari wowe dusengera. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye ko udukunda, turagushimiye ko uyu munsi waduhaye kugira ngo tuwishimiremo. Turagushimiye n'ibyiza byose wateguye muri wo. Turagushimiye ku bw'uyu muntu ufunguye iki kiganiro kugira ngo uvugane n'umutima we. Ndasenze kugira ngo kubaho kwawe kube muri iki kiganiro kandi bizakiza imitima myinshi. Ubane na Kristo Yesu. Amen. Amen. Ikaze kuri mwese aho muri hirya no hino, tubaha ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma Pastor, umuntu ukubonye bwa mbere rero muha amahirwe amenye ngo umushumba tugiye kuganira ninde. Nakoze, nitwa Desire Habyarimana, ndi umugabo ufite umugore n'abana 2 b'abahungu. Nkora umurimo wa gipasiteri. Yego. Ni Pastor Desire turi kumwe rero, ariko ntabwo ari we wenyine. Kuri pano dufite abantu barenze umwe kandi bose nakoze w'Imana. Twizera ko muza gufashwa nk'uko turi kubyiyumvamo, ko muza kugubwa neza. Hanyuma ku rundi ruhande ntabwo dufite abapapa gusa, ahubwo dufite n'abamama. Pastor, tuguhaye ikaze. Umeze neza? Murakoze cyane, meze neza. Urasa neza pe. Murakoze. Icyubahiro kibi cy'Imana. Amen. Yego, hanyuma reka duhe amahirwe umuntu babonye bwa mbere, mwamwibwira mute? Nakoze, nitwa Margaret Mbabazi. Nanjye ndi umupasiteri ariko w'umumisiyoneri. Ndi umupasiteri ushumbye kuri misiyo. Ndi umubyeyi, ndubatse, mfite umugabo umwe n'abana 3. Yego. Murafasha abantu, wenda ni muri hetorero Imana yabahaye kuyobora izo ntama? Nakoze, nyobora mu itorero rya Miracle Center. Miracle Center ifite amatorero menshi, ariko giye aho nkorera umurimo w'Imana ni mu Rubirizi, murenge wa Kanombe, muri Miracle Center. Yego. Hanyuma ubu missionary nkorana n'umuryango witwa Youth with a Mission, ndetse n'iyindi ministeri yitwa Ingiro Ministries. Amen. Yitwa Margaret. Hanyuma Pastor Desire we muramuzi, ni mu itorero rya ADPR, dukunze kubana mu biganiro bitandukanye. Ntabwo ari rero bo turi kumwe n'undi mushumba nawe nk'uko murimo mumureba kuri kamera. Pastor, mbaye ikaze. Mumeze neza? Murakoze cyane kubw'ikaze muduhaye. Tumeze neza, turashima Yesu. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Reka duha amahirwe umuntu babonye bwa mbere, mwamwibwira gute? Nikaze. Nitwa Jean-Jacques Karayenga. Ndi umupasiteri ukora umurimo w'Imana. Ubu mbarizwa mu Rwampara. Ni mu itorero rya ADPR. Ikaze rero, aba bose murabona ni abapasiteri ariko ni n'ababyeyi. Ariko uyu munsi tugiye gufata izo titre zombi zo kuba umuntu ari umubyeyi ariko ari n'umupasiteri, tubihuriza hamwe kugira ngo twumve insanganyamatsiko tugiye kuganira namwe. Hanyuma rero, kubera ko amavuta ngiye atari menshi, ntari umushumba, ngiye guhereza umushumba Pastor Desire Habyarimana, bari we udufasha kuyobora iki kiganiro. Tugiye kuganira kuki, tugiye kuvuga kuki, turunguka iki, igihe tumara ni iki iki kiganiro kigiye kutumarira. Pastor, urakoze cyane. Uyu munsi nabarangiriye. Twishimiye kubana muri iki kiganiro. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nsanganyamatsiko iteye amatsiko. Kuko tugiye kuvuga niki gitera izamuka ry'abakomeza kwiyahura mu Rwanda. Kwiyahura ni ibintu nyene bidakwirwa mu marangamutima y'abantu, no kumva wabikoze ni ibintu bikomeye, ariko nubwo bimeze bityo birakogwa kandi ku kigero gisa nkaho kiri hejuru. Birasa nkaho bigenda biteye ubwoba. Nta nubwo bitangiye ubu, kuva kera mu gihe c'abami hari ibintu bitaga ngo no kwihubuki, cyangwa se bamuhaye ubuki. Iyo yabaga afite ibibazo adafitiye ibisubizo, cyangwa se ari mu gihe gikomeye agwaye babizi ko atazakira, hari ubwo yahitamwo kwiyahura. Hanyuma na nyuma yaho hari abantu nyine byari bimeze, ni kimwe mu byari bigize amahitamo y'abantu. Abantu kwiyahura byari nk'ibisanzwe. Iyo umuntu yagize ibibazo adafitiye igisubizo, akenshi ahitamo kwiyahura.
muri iki gihe itangazamakuru ni uko ribitumenyesha mu buryo busa nkaho tubimenya ibyabaye bwihuse, na kare byarakogwaga nuko bitamenyekana, ariko kuri ubu ho birakabije. Uyu munsi rero turi buvuge ku bitera abantu kwiyahura. Imibare ntabwo twakwirirwa tuvuga yose, ababishaka bajye kuri Google cyangwa se barebe ku rubuga rwa UN rw'ubuzima, barabona ko imibare iri hejuru iteye inkeke mu by'ukuri. Hanyuma icyo turi bwibandeho uyu munsi turi buvuge ku gahinda gakabije, nk'imwe mu mpamvu, nubwo bari butubwire izindi nyinshi, nk'imwe mu mpamvu iri gutuma abantu bafata ibyemezo nk'ibyo. Navuga ko bigayitse kwiyambura ubuzima, kuko nta mahirwe, ibibazo birakemuka. Ibibazo bishobora kubihara uyu munsi, ejo bikazaba bidahari, ariko iyo wiyambuye ubuzima biba bisa nkaho birangiye. Mbahaye ikaze rero, turi kumwe n'abantu bafite ubunararibonye muri uyu murimo, kandi bagiye bahura n'abantu batandukanye. Icya mbere duhuriye ko bose ari abashumba, hanyuma bize isanamitima cyangwa se bakora counseling by'umwuga. Ikindi bakurikirana actualité, amakuru ahari, bazi ibiriho biraba. Yego, nibyo tugiye kuganiraho. Hanyuma tugitangira nyine nk'uko n'ubundi turi buze gufatanya, ariko cyane cyane uri buze kuba udufasha. Uku kwiyahura bitangiye kugaragara mu Rwanda, ariko ntabwo ni igikorwa cyahozeho ubundi. Icyo gikorwa kimwe mu gice tugiye gufatana ikijyanye n'agahinda gakabije cyangwa se depression. Ubundi agahinda gakabije ni iki? Duheraho ngo tubanze dusobanurira abantu, kuko baza ko agahinda, ngo umwana afite agahinda, umwana yararanye agahinda, umuntu yagize ati iyo ngo gakabije. Agahinda gakabije ni iki ubundi? Urakoze. Ubundi iyo umuntu ahuye n'ikintu kibabaje, kibyara igikomere, amarangamutima arakomereka. Hanyuma nyuma yo gukomereka bizana agahinda. Ubwo ni ukuvuga ko ni umubabaro utagize icyo ukogwaho. Nyuma yaho bikazabyara intimba. Intimba bigeze ku rwego sinzi niba hari umuntu uvura intimba kiretse Yesu wenyine, kuko no kwa muganga banza batabibasha. Rero naba mbihiniye aho nkabikurikiranya gutyo. Iyo umuntu ahuye n'ibintu amarangamutima batabasha kwakira, amarangamutima arakomereka, birumvikana. Hanyuma iyo umuntu abibitse ntagire uwo babiganiraho, ntanyure mu nzira nziza yo gukira, bigeraho bikabyara agahinda. Ariko agahinda nako birumvikana ko habaho n'agakabije. Yego, nico bishatse kuvuga. Pastor Jean-Jacques, mu muco wacu wa Kinyarwanda kuvuga ni ikibazo. Akenshi biba ikibazo kuvuga, kubera ko twize kugira ibintu ibyacu, twize kugira ibintu ngo ni private life, ku buryo kugira ngo uganize umuntu ibyawe usanga ari ikibazo gikomeye cyane. Aho iyo depression izakira niba uwo muco wacu ugikomeje kuba gutyo, kandi kwirekura ukarekura ibyawe ari umwe mu muti ushobora gukiza agahinda gakabije. Ibyo uvuze niko bimeze. Dufite umuco utubwira ko umuntu agomba gushenjagira ashira, ndetse ukanatubwira ko umurenzaho wera ibijumba, ku imfura igomba gushenjagira ishira. Ibyo byose nibitubwira kubika kwa gukomereka. Nibyo koko ntabwo umuntu akwiye kubaho wenda agenda avuga agahinda k'ahantu hose, cyangwa se amena n'amabanga. Ariko iyo byageze ku gikomere, ntabwo ari uko dukwiye gushyira mu bikorwa uwo muco. Ahubwo icyo dukwiye gukora ni iki? Umuntu akwiye kumenya ko amarangamutima akomeretse, umuntu nta kabati agira yabikamo, ahubwo uko yabika ashyira muri ako kabati, niko agenda arushaho kwangirika. Kandi bikazagera ku rwego adashobora kubigarura inyuma, kuko icyo nakwita imitekerereze, ubuzima bwo mu mutwe n'urugingo rwigenga, aho na nyir'ubwite adashobora kugarura ibintu inyuma. Ibyiza rero ni ugutangira gushaka kugira inama ugufasha hakiri kare. Pastor, naho rero nari mpereye kugira ngo tubanze dusobanukirwe agahinda gakabije icyo ari cyo, hanyuma ubundi ugahita ukomerezaho. Urakoze cyane. Navuze ko ibijyanye n'imibare ntabwo ndi bubyinjiremo.
ubushakashatsi bwa 2018 bwagaragaje ko abantu bari hejuru ya 20% babana n'agahinda gakabije, kandi inkomoko akenshi biba bikomoka mu muryango. Ubu ngubu hajemo coronavirus, aho abantu noneho babaye hamwe, utanga ibikomere bitanga ku bwinshi, utanga urukundo nawe yarutanze ku bwinshi. Ndavuga ko famiye yari iri hamwe, noneho babonye igihe cyo bitaremeye byaranze. Uyu munsi rero tugiye gukomeza iki kiganiro. Turabanza tuvuge ku mpamvu ziri kubitera. Reka nakire Pastor Jean Jacques atubwire ku mpamvu zimwe atekereza ko ziri gutera agahinda gakabije. Impamvu zirimo zitera aka gahinda gakabije ntabwo uyu mwanya twazivuga zose ngo tuzirangize, ariko hari zo wari ukomojeho. Ubwacu igihugu cyacu gifite amateka yihariye, kandi haracyari kare ku buryo uyu mwanya kuba twavuga ngo twarenze ingaruka z'ayo mateka ntabwo byahita bikunda. Haracyari kare cyane, ni ibintu bigenda buhoro buhoro, kuko ari amateka ubwayo asiga ibikomere. Noneho hejuru y'ayo mateka hagiye hiyongeraho ibindi bibazo bitandukanye mu buzima, bijyanye n'uko turimo tubona ingo zirimo zimera muri iyi minsi, nazo ahanini zishingiye ko zimwe zubatswe n'abantu bakomeretse, bigatuma rero n'imibereho y'umuryango nayo izamwo ibikomere. Ikindi nk'uko wari ubivuze, harazamo iki cyorezo nacyo cyahagaritse ibintu byinshi, bitari ukuvuga ngo ni uko wa muryango ukomeretse wagiye hamwe gusa, ahubwo hari n'ikindi cyabaye. Umuntu ukuntu aremye agomba kubana n'abandi, ntabwo umuntu yaremewe kwibana wenyine. Ariko iyo urebye korona ikirimo idutegeka ni uko umuntu yibana, hahandi umuntu yibonaga mu bandi, hahandi umuntu yibonaga muri sosiyete, ibyo byose byarahagaze, kuko bifasha mu gukwirakwiza iki cyorezo vuba. Ubwo rero hafashwe ingamba zo kugikumira, ubwo hahita hakumirwamo na bya bindi umuntu yari akeneye, bigatuma ibikomere bya wa muntu cyangwa se wa muntu wabagaho n'ubundi ubuzima bwo mu mutwe buri nko mu manegeka burushaho kwangirika. Nanone hari ibindi byagiye biba bitandukanye, navuga muri sosiyete, uko abantu barimo babaho nabwo, iri terambere ryihuta naryo hari ibintu ririmo rigenda rizana bituma kwita ku buzima cyangwa se ku mibereho ifasha ubuzima bwo mu mutwe nabyo bitabona umwanya. Urimo urumva abantu baguye mu biro, abantu bazize stress, biriya byose birimo birazanwa nuko iterambere naryo ririmo ryihuta. N'iterambere naryo riradufasha muri bimwe, ariko rikagira n'ibindi bishobora kwangiza mu bijyanye n'imibereho y'ubuzima bwo mu mutwe. Naba mvuze ibyo muri rusange, ariko nkanongeraho akantu wenda turaza kukavugaho nyuma, kajyanye n'uko sosiyete nayo ifasha ubuzima bwo mu mutwe. Kuko wa muntu wavuze ukomereka ku cyo atavuga, nabyo urumva harimo uruhare rwa sosiyete, ashobora no kubura uwabwira. Ikindi cya kabiri, ashobora no kuvuga ati nimvuga ndabisanga hariya hirya, ibyo nabyo bikamutera kutavuga. Na sosiyete rero mu byiciro byayo bitandukanye iri mu bituma agahinda gakabije kiyongera. Naba mpiniye aho ngaho. Murakoze cyane. Ibyo tugiye ni ingenzi, nabyo ubwabyo birakomeye. Pastor Mandire, hari ikintu wakongeraho ku byo yavuze? Nakongeraho nka kimwe cyangwa bibiri. Ya mibereho igoye abantu barimo kubaho, cyangwa se sosiyete yagiye ihura n'ibibazo, bimwe cyane cyane kuri kote y'umuryango, ni
ni ukubura cyangwa se ni ugutandukana n'uwukunda. Nk'uko tubizi muri rya terambere rigenda rijya mbere nyine rigenda rizana n'ibintu bituma umuryango uba affected cyangwa se ugirwaho ingaruka. Ugasanga divorce zariyongereye cyane muri bino bihe bitewe n'imyumvire itandukanye cyangwa se n'ibibazo bitandukanye bigenda bitera umuryango. Umuntu rero gutandukana n'umuntu akunda cyane cyane ku bashakanye nabyo bishobora gutera iryo hungabana. Ikindi ni ibiyobyabwenge, gukoresha ibiyobyabwenge cyane cyane mu rubyiruko, mu bakiri batoya, aho usanga ni ibiyobyabwenge nyine niryo zina ryabyo, nkunda nuko byitwa mu Kinyarwanda, biyobya ubwenge, aho umuntu akoresha ibiyobyabwenge bitewe n'ibyamubayeho, niba ari agahinda yahuye nako kandi wavuze, bitewe n'ibyo arimo acamo, n'ibibazo yahuye nabyo by'ubuzima, yabuze akazi, yabuze ababyeyi, yatakaje amashuri, ubukene, cyangwa se na influence y'abandi bagenzi be. Noneho ugasanga yishoye mu biyobyabwenge mu rwego rwo kugira ngo yiyorohereze umubabaro runaka arimo kumva mu mutima we. Noneho bya biyobyabwenge bikarushaho kumutera kagahinda gakabije. Ndumva ngira ngo aricyo nashakaga kongeraho mu byo yaravuze. Murakoze cyane. Bimwe mu byo Pastor Jean Jacques yadusangije harimo ijambere ko amateka twanyuzemo arimo gutera ibibazo muri iki gihe, kandi si iki gihe, ubwo ni imyaka yose yatambutse. Gusa iyo umuntu agikomereka ako kanya ntababara nk'iyo washize akanya. Uko umwanya ushira niko hari n'igikomere kitavugwa kikabura. Hari n'igihe kikubesha ngo cakize, hejuru hari agahu gusa kumye ariko imbere bitameze neza. Iyo tuvuze amateka twanyuzemo, reka tuyafate mu bice bibiri. Hari amateka y'ibyo abantu banyuzemo mu miryango, kandi nabyo tutakwirengagiza, biba biremereye. Bibiliya iravuga ngo buri mutima wimenyera uwawo mubabaro. Ariko hari n'amateka duhuriyeho ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ngewe nageze mu Rwanda muri 1986 nibwo nimukiye hano. Nicyo nashaka kuvuga nuko abantu benshi batabonye aho bavugira. Muri make twarabitwikiriye, kandi iyo bitwikiriye byo nta hantu bijya. Jenoside imaze imyaka 27 ibaye, ariko birasa nkaho bibaye ejo. Ahubwo ubu nico gihe mu mitima abantu bamerewe nabi kuruta ikindi gihe, kubera ko iyo amahoro atangiye kuza nibwo umuntu avuga ati yo uziko napfushije, uziko narokotse muri Jenoside yakorewe Abatutsi, narokotse ndi jyenyine, uziko buriya agahita abara n'ingaruka byagiye bimugiraho no ibintu byose. Mushumba, ibi bintu byatwikiriwe ko bisa nkaho bikomeye, turabigenza dute? Icyo dukwiye gukora nk'uko twatangiye tubivuga ni ukumenya ko ya ndwara nyine ihari. Icyo nicyo cya mbere, kubanza kumenya ngo ikibazo kirahari. Ese niba Jenoside yarabashije guhagarara, igahagarikwa kandi igahagarikwa n'abantu ndetse abanyarwanda, ese uyu munsi iki kibazo ubwo tukimenye ko gihari tugihagurukiye cyo nticyahagarara, cyo ntitwagiha umurongo kikarangira? Kugihagurukira mvuga ni uruhare rwandi, ni uruhare rwa buri wese, guhera kuri wa wundi ukomeretse, guhera kuri sosiyete muri rusange, umuntu wese ufite uburyo bwose, twese duhagurukiye rimwe. Mu yandi magambo, ntabwo bireba ukomeretse gusa, ahubwo birareba buri muntu wese kumenya ngo ayo mateka yasize aremye igikomere, kandi iki gikomere ni kugifata nk'ikidahari ntabwo biri bwemere, ntabwo biri budukize. Ahubwo ikidukiza ni uko twemera kukivura. Wemera kukivura biraza gusaba kuvuga, biraza gusaba gutaka ko nkomeretse, kandi nintaka ko nkomeretse ntihagire umbona nabi ko ntatse ko nkomeretse, kuko utaka
nta umuntu umubwirijwe atakamo. Burya hari utaka akavuza induru cyane, hari utaka azamura ukuguru, hari utaka azamura ukuboko. Ubwo ni uburenganzira burya uko umuntu ababaye ni kwataka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ubwo wa wundi rero utababaye nka wa wundi uri mutaka, namufashe ye kuvuga ati kucyansakuriza, ahubwo namufashe amenye ko ari uwo gufashwa. Mpise nibuka ndimo mvuga, nibutse Zaburi ya 77, muzasanga ni Zaburi ya Safu, avuga akomeretse, avuga ukuntu ngo hari umunsi yabyutse yumva n'Imana yayirakariye, ngo avuza induru, ngo abuza amaso, abuza ijisho gufatana, igice cy'ijisho cyo hasi gufatana n'icyo hejuru. Ubwo ni ukuvuga ngo yabuze ibitotsi, ngo noneho abwira n'Imana ateze amaboko ngo yanga kuyamanura, ngo yanga yuko n'ijwi rye rihora, arasakuza, byageze ku rwego bimurenga, arasakuza. Ubwo rero ndimo mvuga ngo ataka bijyanye n'uko yumva arimo ababara. Ntabwo rero wabwira umuntu uri utaka ngo ceceka. Iyo ubivuze, ahubwo umubabaro ushaka ahandi utungukana ukangiza. Ubu rero ni umuti umwe dukwiye gufata. Ubu ni wo muti wa mbere, duhereye kukomeretse, natake nk'uko ababaye. Icya kabiri, abasigaye nibafashe wa wundi utatse. Kumufasha rero, cya mbere ni ukumwumva, kumutega amatwi, kuko nuvuga ngo aratatse gusa ntiwegere, umubwire ngo urababara hehe, urababara ute, twagufasha iki. Ubwo uraba udafashije uwababaye. Ni ukuvuga rero ngo hakwiye kubaho n'intambwe yo kumufasha. Icya gatatu gikwiye kubaho ni ukumwubakira ibyiringiro, kuko buriya iyo turimo tuvuga agahinda gakabije, kagera mu rwego rwo gukabya, uko umuntu agenda abona nta byiringiro bihari, uko imbere uhabona umwijima, niko ugenda urushaho kwinjira mu gahinda gakabije. Ni ukuvuga ngo bigera ahantu bihagarara, ukabona imbere ntahahari. Aho rero niho hahandi hazamo kimwe watangiriyeho cyo kwiyahura. Niba imbere ntahahari, kubaho kwanjye kuraza kuba kumaze iki. Muri make rero numva ari cyo gukora cyane cyane. Murakoze. Dusangije ibintu byiza, tutaragira ku cyo gukora. Nagira ngo mbaze Pastor Margaret, kubera iki kwiyahura biri gufatwa nk'igisubizo cya nyuma? Bifatwa nk'igisubizo cya nyuma kubera nk'uko Pastor amaze kuvuga, umuntu ajya kwiyahura kubera ko aba yumva nta kindi gisigaye mu buzima, yatakaje ibyiringiro, nta byiringiro, areba ejo he hazaza ntahabone, akumva kubera ko atarimo kuhabona, icyamworohera nuko yaba atariho. Ni ukuvuga ngo icyamworohera nuko yaba adafite ubuzima. Niba urugero ari kumva uri wenyine, ukumva ako gahinda ko guhora uri wenyine karakuruhije, noneho ukumva icyakorohera ari uko nawe wavaho ku isi. So ni ukuvuga ngo igitera rero kumva ko kwiyahura ari cyo gisubizo, ni uko umuntu aba atarimo kureba ejo he hazaza, akumva nta byiringiro afite, nta mpamvu yo kubaho. Ubwo nta mpamvu yo kubaho, reka nipfire nanjye nivireho. Hanyuma watubwiye kuri umushumba, bijya bibaho se n'abakristo bakagera ubwo bumva bakwiyambura ubuzima? Yego, bijya bibaho. Bijya bibaho, ariko navuga ko akenshi igituma umukristo ashobora kwiyahura, twebwe abantu bizera Imana, ni ukuvuga ngo nawe aba yashutswe, nabyita ko deception, ngira ngo aba yashutswe, kubera ko Satani, ndumva ari Yohana igice cya 10 umurongo wa 10, havuga ko nta kindi cyamuzanye, yaje kwiba no kwica no kurimbura. Birashoboka rero ko muri bwa bujura bwe ashobora kukwiba ibyo byiringiro, ashobora kukwiba umunezero, ashobora kukwiba amahoro, agasoza kurimbuye, kuko niyo ntego ye no kugira ngo akwice. Ariko uwo murongo nari mvuze, hari agace kawo gasoza nkunda cyane, ngo ariko Yesu we yaje kugira ngo tubone ubugingo ndetse tubone bwinshi. Ni ukuvuga ngo rero Satani nagushuka
akakwereka ko ejo hawe hadahari. Wibuke ko ari umujura, aje kukwiba kubona ibyo wakabonye. Noneho aba akeneye kugira ngo umuganirize, umusubize ibyiringiro byawe, umwibutse yuko hari uwundi waje kugira ngo ubone ubugingo kandi ububone mu mwuzuro wabwo. Iyo tuvuze ngo ubugingo bwinshi, ntabwo ari ubuhoraho gusa bw'ubugingo nyine bw'iteka ryose, ni ukuvuga ngo n'imibereho yawe ya buri munsi. Yesu yaje kugira ngo uyigaruzwe. Ubuzima bwo kubaho bw'umubiri, I mean health wise, biducanze kubivuga, byose biba ari ubuzima n'ubuzima. Mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza mu mubiri, mu mwuka ndetse no mu bitekerezo. Iyo tuvuga rero ngo yaje kugira ngo tubone ubugingo bwinshi, ni muri ubwo buryo butatu: mu mwuka, mu bitekerezo no mu mubiri. Ubeho ufite ubuzima bwuzuye. Satani rero nagushuka, ujye umwibutsa yuko nawe Yesu yaje ku bwawe kugira ngo ubone ubwo buzima bwuzuye. Urakoze cyane Pastor Jean Jacques. Utubwiye ko umuntu akwiye kubanza kumenya ko afite ikibazo, nyuma yaho agashaka n'uwamufasha. Mu kuri kuhari, serivisi imwe ihenda kuruta izindi kwa muganga ni isanamitima. Hanyuma ibihugu biteye imbere, kuko bazi ko ibihungabanya abantu ari byinshi, ngira ngo hafi buri wese aba afite umukansara we. Twebwe hano ntituragira kuri urwo rwego, nubwo turi mu nzira nziza. Aba bantu barafashwa nande? Nihuse, ubundi abapasiteri niwo murimo wabo, nicyo bakagombye kuba bakora. Ariko tutirengagije, hari igihe ugiye gusaba randevu pasiteri akaguha amezi 6 cyangwa se 3, cyangwa se akaba ari kibona umwe, akaza ku ruhimbi akahava ahita agenda, nta utashobora kumwegera ngo umubwire ikibazo ufite. Aba bantu tubohereze, barafashwa nande? Urakoze. Ikibazo ubajije kirakomeye, ariko ni ikibazo cyiza. Ni ikibazo cyiza, ahubwo ibi bitwibutse yuko iyi topic kuyivugaho bitarimo bireba wa wundi wakomeretse cyangwa ufite umuntu wageze ku rwego rw'agahinda gakabije, itanareba abaganga barimo bavura bita ku buzima bwo mu mutwe, ahubwo irareba sosiyete yose muri rusange. Ndahamya ko nkurikije urwego turimo tugeraho, iyo urebye mu itangazamakuru, sindimo ndeba mu mibare kuko imibare ntayo dufite iri update, ntayo dufite uyu munsi, ariko iyo urebye ukuntu itangazamakuru buri mwanya ririmo rivuga ngo undi mugabo ariyahuye, biragaragaza yuko hari ikintu dukwiye gukora. Kandi buri muntu wese ku rwego rwe akwiye kugira icyo akora, atabihariye ba pasiteri. Sinzi niba nabo dufite bashobora kuba nabo bakangukiwe icyo kintu, kuko wenda twabaheraho, kuko begerwa n'abantu benshi, bagategurwa bakagikangukira, kuko ni ngombwa. Biri mu nshingano nyine za pasiteri kwita kuri abo bantu bahungabanye. Ariko jewe ntabwo mpamya ko abapasiteri bonyine bihagije, kuko muri abandi bahungabanye dufitemo abana mu rugo, dufitemo abari ku mashuri, dufitemo ibyiciro bitandukanye. Ahubwo numva buri muntu wese yagombye gukanguka, cyane cyane navuga ngo abantu bafite ijambo ku bantu. Niba ndi umugabo mu rugo, nkwiye kumenya ko mu rugo ihungabana rihari, rihagera naho rihinjira, nkagira ubumenyi bw'ibanze, ntavuga amagambo nshaka. Hari umuntu duherutse kwakira vuba aza avuga ati jewe amagambo mama yambwiye ko ntazaremya, nzangara, ibintu ngo nyina mwatuyeho byose. Ati ubu ngubu yaje arira no kubivuga biramunanira, ku buryo bisaba indi randevu y'ikindi gihe, kuko avuga ngo ubu nibwarima biviva birimo biramubaho. Noneho niba yanahuye n'ibibazo bisanzwe by'ubuzima n'abandi barimo bahura nabyo, ariko arakubitira ku magambo yabwiwe na mama we, agahita yumva ni bya bindi mama we yavuze birimo bishyirwa mu bikorwa. Ubwo se
wagira ngo pasiteri aratangiriraho mama, urumva mama yabaye niwe soko y'indwara, pasiteri ahuye n'umuntu ari mukuru. Byakabaye byiza na mama abanje kumenya ko nawe afite iyo nshingano, akatura ibyiza ku mwana we, akamubwira amagambo meza arahari menshi. Ubwo kandi mama we nawe ashobora kuba yarabimubwiye, nawe yabibwiwe n'umugabo. Nawe umugabo arimo amubwira ati sijye wagushaka, sijye wagira gute, cyangwa nawe ariko yarizwe. Noneho ibyo bintu rero urumva nibihere mu muryango tubanze twige kwatura ibyiza. Urabona Yakobo yatuye ibyiza ku bana bibabaho, hari abantu benshi kwatura ibyiza bijya bigira ingaruka nziza. Abandi bafite ijambo mvuga n'abarezi, hari igihe uzasanga umwana yarakomerekeye ku ishuri, twebwe tumubwire ngo najye kwiga, ngo amatangiro arageze, naho ku ishuri niho igikomere cye gikomoka. Kandi yabibwiwe na mwarimu wamubwiye ibindi agafata mu mutwe, ahita abifata mu mutwe nabyo nk'isomo, akabiha agaciro. Iyo barimo bavuga ngo umuntu yahawe ububasha, ngo agomba, hari indahiro abayobozi bajya barahira bakavuga ngo gukoresha neza ububasha, ngo niba nabukoresha nabi bazabihanirwa n'amategeko. Buriya tukagira ngo ni iy'abayobozi bakuru gusa, ariko buriya tugiye dufite ububasha butandukanye. Kuba narahawe kuyobora umuryango w'abana 4 n'umufasha wanjye mfite, buriya nabwo ni ububasha, kandi nkwiye gukoresha neza. Nintabukoresha neza bizagira ingaruka kuri ba bandi nahaweho ububasha. Niba narahawe itorero nkaba ndiyoboye, nirishaka ribe ririmo abantu 30, ubwo ni ububasha nahawe, nintabukoresha neza buzagira ingaruka, kandi nanjye bikwiye kongeraho ingaruka. Ikindi, niba narahawe kuyobora wenda umudugudu kugera mu rwego rwo hejuru, nabwo ni ububasha mfite, nabwo nimbukoreshe neza. Noneho rero urumva ni mu byiciro byose. Pastor, nawe nk'ukora gospel mu itangazamakuru, buriya no mu itangazamakuru hari ububasha mwahawe bwo kuvuga kandi mukumvwa na benshi. Namwe ni mubukoreshe neza, nutegura inkuru uyitegure udaca abantu migikuba gusa ngo ubone za views nyinshi. Undi mugabo yapfuye, ngo undi mugabo yiyahuye, ngo Nyabugogo undi mugabo ariyahuye. Shyiraho n'ibyiringiro, unabwira abantu ko kwiyahura atari cyo gisubizo. Ndumva rero ni societe muri rusange, ni societe muri rusange. Urakoze cyane. Ibyivuze byari byiza, ariko ntabwo abantu bose bafite ubumenyi bw'ibanze byibuze mu kudatera ibibazo cyangwa se mu gukemura ibibazo byabaye. Hanyuma hari ikintu wari ukomojeho gikomeye, nifuza ko wenda iki kiganiro nicyo cya mbere kibanza, tuzakora ibindi. Nta bushakashatsi nakoze, ariko uko mbitekereza mu matorero navuga amaze imyaka myinshi mu Rwanda, bose batubwirije kwihana. Inyigisho yo gukira agahinda gakabije no gukira amarangamutima basa nkaho batabitubwiye. Batubwiye kugira Yesu, kwakira Yesu nk'umukiza, ariko apana kumwakira nk'umwami w'ubuzima bwacu bwose. None ibice Yesu atagezemo nibyo birimo guteza ibibazo. Ibi byo urabivugaho iki Mushumba? Icyo navuga kuri ibi ngibi, nakwemeranywa nawe ko hagenda habaho ubutumwa budatanga ibyiringiro. Ugasanga umuntu ateruye inyigisho ariko ukaza gusaka ibyiringiro birimo bikabura. Ariko iyo dusomye neza Bibiliya, ubutumwa Bibiliya iduha iratubwira ngo nituvuge ibyururutse imitima, tujyane inkuru z'amahoro. Ibyo kandi ntabwo bivuga ko atari ukutabwira umuntu kwihana ibyaha, kuko mu bintu bitera agahinda gakabije n'icyaha kirimo. Ahubwo jewe wahawe ubwo butware cyangwa ubwo busonga bwo kujyana ubutumwa bwiza, nari nkwiye kubanza nkareba ko ndimo njyana ubutumwa bwuzuye. Umuntu wihannye akwiye kubwirwa ko atihannye kugira ngo adapfa cyangwa atarimbuka gusa, ahubwo akanabwirwa ko yihannye kugira ngo yinjire mu bundi ubwami bw'ibyiringiro. Kuko iyo urebye Bibiliya yuzuye amagambo y'ibyiringiro. Benshi bavuga Imana yica gusa. Ntabwo rero dukwiye kubwira Imana irimbura abantu. Imana ugasanga n'indirimbo nazo zirimo agahinda,
nazo zitwa za gospel ariko zirimo agahinda. Ubundi gospel bivuga cyangwa evangeliyo ni ubutumwa bwiza, ni ubutumwa bwiza, ni ubutumwa buhumuriza, ni ubutumwa bw'ibyiringiro, kuko isi yari yabuze ibyiringiro igihe icyaha cyayizagamo. Ubutumwa bwari buhari bwari ubw'urupfu, kuko bwari barabwiye ngo no gupfa uzapfa, uzarya ubabaye, icyaha cyagiye uzarya wiyushya kuya, uzabyara ubabaye. Nibwo butumwa bakuye mu cyaha. Ariko haza Imana yo ntitanga ubutumwa bumeze gutyo, ahubwo ihita inabwira ya nzoka ngo uwo mu rubyaro rw'umugore azakumena agahanga. Urumva hayisaza mu n'ibyiringiro, kandi ntibibujije guhana icyaha, ntibibujije kurakarira icyaha, ariko ihita ishaka ibyiringiro yongera guha umuntu. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza dukwiye kuvuga rero bukwiye kuba ari ubutumwa burema ibyiringiro mu bantu, kuko finalite y'ubutumwa cyangwa se umusozo w'ubutumwa bwiza ni mu ijuru, ahatazongera kuba umubabaro, aho amarira azahanagurwa, aho ibyiringiro bizaba bigeze ku kuzura kwabyo. Ariko n'uyu munsi tutaragera kuri uwo musozo aho ngaho mu ijuru, ndagira nkubwire ngo n'uyu munsi ubutumwa bwiza buzana ibyiringiro mu muntu bwakiriye, kuko bumukiza isoko y'agahinda gakabije nawe ubwe, kuko icyaha kirabanza kikakurwanya nawe ubwawe ukirwanya. Ubutumwa bwiza bukakwigisha uko ubana n'undi, bukavuga urukundo, bukavuga kwizera. Kandi muri make tugarutse byonyine ku gisobanuro cy'ibyiringiro ubwabyo, wenda mbari cyo nsorezaho icyo kibazo warumbajije. Ibyiringiro ubundi tugiye kuvuga igisobanuro cy'ibyiringiro kigufi, twaba tuvuga ko ibyiringiro ari iki? Ibyiringiro ni icyizere kidashidikanywaho cy'ibintu utareba. Ni icyizere udashidikanyaho, kidashidikanywaho umuntu agira muri we, cy'ibintu atareba kandi adafite. Pawulo yandikira Abaroma yabisobanuye mu bice 8 umurongo wa 25, 24 na 25, aravuga ngo ibyo twize ngo ntitwizere ibyo ntitwiringire ibyo twabo, twiringira ibyo tutarabona. Ni ukuvuga ngo iyo twakiriye ubutumwa bwiza buturema mu ibyiringiro by'ubu buzima turimo, kandi bukaturemera ibyiringiro aricyo cya gisobanuro nakubwiye kibitaraba. Ntabwo rero ubutumwa bwiza butuyobora kumva ko dupfuye dushize, kuko mu rupfu nta byiringiro birimo bizamo. Kristo niwe warunyuzemo arurema mu ibyiringiro, aravuga ngo aruhinduye inzira, ntirukira urupfu rwo gutesha umuntu ibyiringiro, ahubwo rubaye inzira itugeza mu byo twiringira. Ni ukuvuga ngo niba Yesu yararemye ibyiringiro akabirema no mu rupfu, ubutumwa bwiza ni igisubizo cy'umuntu wataye ibyiringiro. Urakoze cyane, utubwiye ibintu byiza. Natekereza ko abadukurikiye hari icyo umwuka warimo kuvugana n'imitima yabo. Pastor Margaret, umubabaro wose utavuwe uzana indwara, uhinduka indwara gute? Ni nk'izihe watunyuriramo, nubwo uri umupasiteri utari umuganga, kubanza ubifiteho ubumenyi? Yego. Mbere y'uko nsubiza ikibazo cyawe, ndagira ngo nongere ku cyo pastor yaravuze. Agakiza Yesu yazanye ntago ari akadukiza ibyaha gusa. Ndumva ari Yesaya 43 havuga ngo intimba zacu nizo yishyizeho. Twatangiye tusobanura agahinda gakabije, tuvuga ko ari intimba. Ni ukuvuga ngo mu byo yikoreye ibyaha byacu, ariko yikoreye n'imibabaro yacu, yikoreye agahinda kacu, yikoreye ibyo byose bigutera kwiheba ukumva wapfa. Yabyishyizeho, abyishyiriraho kugira ngo tubone amahoro. Actually rimwe mu mazina ye ni umwami w'amahoro, ni umwami utanga amahoro. Ntabwo rero yapfiriye ibyaha byonyine, yapfiriye n'agahinda kacu. Arabyikorera kugira ngo twebwe dushobore kubona amahoro, dushobore kubona ibyiringiro pastor arimo kuvuga. Indwara itavuwe rero, indwara yose itavuwe irica, iyo itarakwica irakumugasa. Bimwe rero mu bintu
bigaragaza ko umuntu arwaye afite agahinda. Nigeze kurwazaho umuntu depression, by the way. Hari umuntu nigeze kurwaza ntifuje kuvuga bitewe n'umutekano we. Bimwe mu bintu byamurangaga ni uko yifuzaga kuba wenyine. Yumvaga atifuza kugira umuntu uwo ari we wese abana nawe. Akumva yaba mu buriri akaryama ntiyicure kandi atanasinziriye. Ugasanga rero kwa kuba afite agahinda, kwa kuba adashaka kwegera abandi bantu, bigenda bizanamo izindi ndwara. Haziramo igifu, haziramo umutwe udakira, haziramo n'ibindi bimenyetso bitandukanye. Iyo rero umuntu afite kagahinda gakabije, ntashobore kuba afite umuntu nk'uko pastor bitubwiye muri society cyangwa se ahantu he ari, ashobora kubwira ibimuri ku mutima, cyane cyane ko baba bafite n'umutekano muke yuko batari bwumvwe cyangwa se batari busobanukirwe. Umuntu aba yumva nta muntu uri bumwumve, nta muntu uri buvuge ko batari bwemere karwaye, aba yumva nyine abantu batari bwumve ikibazo cye. Noneho kwa kumva ko nta muntu uri bumwumve, akumva icyamufasha ari ukubyihererana. Muri kwa kubyihererana hakaza kuvamo gufata imyanzuro yo kwiyahura cyangwa se kwiyica nk'uko twahoze tubivuga. Rero ngerageje kongera gusubiza ikibazo cyawe, bwa burwayi iyo butavuwe akenshi hari igihe bugenda bubyara izindi ndwara. Nigeze kurwaraho igifu kera nkiri mutoya. Noneho umuganga wamvuraga arambwira ati rero tugeze igifu cyawe kigejeje igihe cyo kubagwa kugira ngo dukureho agace k'inyama y'igifu cyawe kagize ikibazo. Nutakavura kazadevelope ubundi burwayi. Haciyeho nk'amezi nk'3 ntangira kugira ibibazo by'indwara z'umutima, nkajya babyita guhera ni ukuvuga ngo rero na ya depression n'akagahinda, iyo umuntu atakivuje, kukivura kwa mbere twabonye ko ari kumenya ko ufite icyo kibazo ukabyakira. Icya kabiri ni ukugira umuntu wizeye, umuntu wisanzuyeho, umuntu wahitamo muri ba bantu benshi. Ashobora kuba ari pasiteri wawe, ashobora kuba ari umubyeyi, abafite ababyeyi beza batari babandi baduhungabanya, ashobora kuba ari inshuti yawe, umuntu wumva wahisemo muri ba bantu benshi ukabamubwira uti mfite ibibazo ndimo kwiyumva gutyo. Iyo utabikoze rero bigenda bidevelopa bwa burwayi, kagahinda kakava ku kuba agahinda kakaba agahinda gakabije, kakuba agahinda gakabije kakagenda kagira indwara zindi zifatika nk'uko nari mbivuze, umutwe, igifu n'ibindi, impyiko, umutima n'izindi ndwara zose noneho zikomoka kuri cya kindi. Noneho wakumva bibaye uruhurirane rw'uburwayi butandukanye, ukumva igisubizo gisigaye ari uko wava ku isi. Urakoze cyane Pastor Jean Jacques. hari ikintu ntifuza ko dusiga inyuma. Wigeze kukivugaho ukuntu agahinda gakabije cyangwa se umutima ukomeretse ushobora kuzana icyaha, kandi n'icyaha ubwacu nacyo kirakomeretsa. Hari ibintu bitatu bisa nkaho navuga ngo birakorana. Umutima ukomeretse, ibikomere ntibivugwe bishobora kwinjiza abadayimoni. Hanyuma nanone umutima ukomeretse, ibikomere bitaravuwe bishobora gukoresha umuntu ibyaha. Natanga ingero, hari abakobwa benshi bajya mu busambanyi atabikunze, ahubwo ashaka kuwasimbura papa mu buzima bwe. Azajya kubwira ati ngiye nkundana n'abahungu, abakobwa ntituvuga rumwe, nibo nisangamo. Narebye imibare ya Bralirwa, ni inkuru yasohotse ku gihe.com, ivuga ko mu mezi 3 gusa abanza bungutse 64.2%. None ikibazo nibajije ko tubare dufunze, nge kukubaza tubare dufunze, tubare turafunze. Ikindi mu Rwanda abitwa abakristo barenze 90% simwebwa nande. Ibi ni kimwe mu bigaragaza ko uko abantu baye mu biyobyabwenge, mu businzi, nabyo ni bimwe mu bimenyetso by'agahinda gakabije. Ubwo twagerekaho n'isenyuka ry'ingo. Dufite ibigo ngororamuco byinshi birimo abana
bagiye mu biyobyabwenge kandi ibyinshi biterwa n'agahinda gakabije. Nagira ngo uduhurize ukuntu umutima ukomeretse ushobora gukoresha umuntu icyaha, hanyuma uyu tuvugana akaba afite ibibazo bibiri bikomeye. Akaba afite ikibazo cy'agahinda gakabije, ariko akaba afite n'ikibazo cy'ibyaha yatewe n'ibyo yagiyemo. Uyu muntu turamufasha gute? Nk'uko twari turimo tubivuga mu kanya, reka mba ariho mpera, ni uko ese wa wundi wakomeretse yatakaje iki? Yatakaje ibyiringiro. Kandi iyo watakaje ibyiringiro, ubuzima buba bwabishye, butangira kubiha. Noneho iyo wataye rero ibyo byiringiro n'ubuzima bukabiha, uba wahindutse umuntu. Kongera kuvuga ngo iki ni cyo cyiza, icyiza si cyo kitangira kukuryohera, ahubwo ikibi gishobora kukuryohera mu mwanya w'icyiza. Noneho rero uyu muntu bishobora kumubera impamvu y'ibyaha. Kubera iki? Icya mbere, iyo utakaje ibyiringiro uriheba. No kwiheba ubwabyo ni icyaha. Icya kabiri, buriya iyo wananiwe kwiringira Imana, wiringira imbaraga zawe. Iyo watangiye kwiyiringira cyangwa ukagira ibindi wiringira, nabyo ubwo uhita utangira gukora ibibi. None se niba wumvise ubutabazi ukeneye ari wowe kwitabara, ubwo urarwana. Ubwo ni violence yatangiye. Niba watangiye kubona ko uri imfubyi igomba gukora ibishoboka byose ikibeshaho, ubwo urajya gutega ku muhanda kugira ngo ubeho. Bitangiye ari igikomere cy'ubupfubyi, ariko kibyaye gushaka kwikiza. Iyo utaye ibyiringiro wishakamo igisubizo cyo kwikiza, kandi inshuro nyinshi wikiza ujya kure y'Imana, kuko gusanga Imana ubwabyo bisaba ibyiringiro, bisaba icyizere uba uyifitiye, bisaba gutekereza kongera kuyibuka imbaraga Imana ifite. Noneho rero uyu muntu ari nacyo iyo mpamvu navuze ngo buri muntu wese yirinde kugira uwo akomeretsa. Ushobora kuba ndi pasiteri w'umuntu, nkaba ari njye mu isoko y'igikomere cye. Umuntu wasanze aje gukira, ahubwo nkamutera guhunga, ajya gupfa kurushaho. Ngira ngo Yakobo mu rwandiko rwe yanditse ibintu bikomeye, avuga ku rurimi, avuga ati mwirinde mwese mwe kwihutira kuba abantu bavuga, kuko ati ururimi ni akanyama gato, ngo ariko ni ishyano, ngo rushobora gutwika ishyamba, rushobora kugira ngo ububi bungana n'isi, ngo bungana n'isi, ngo ni ububi bungana n'isi. Bivuga ngo uyu muntu aje kwa pasiteri gukira. Ageze kwa pasiteri, aho kugira ngo habonere gukira, arahakomerekeye. Mwirengagize ko hari tujya twumva no mu itangazamakuru, pasiteri runaka yamfashe ku ngufu, yashatse kungira atya, yashatse kungira atya. Uriya muntu wakomerekeye kwa pasiteri bitabyikuma inshuro nyinshi, kuko yarahagiye ariho ateza amakiriro. Uriya muntu wakomerekeye iwabo mu rugo byikuma inshuro nyinshi, kuko nta wundi waba azabona mu buzima. N'uwamujyana iwe ntabwo yaba abaye iwabo, ntabwo yaba abaye ababyeyi be. Ubwo urumva icyo ni igikomere kiremereye. Noneho rero kikaza kubyara ibyaha, kuko ubu tumaze kugira n'abantu, amaze guhura na bamwe hano muri Kigali bazinutswe n'insengero. Avuga ati jewe uzamfashe ariko ntuzambwire kujya mu rusengero. Ubwo urumva niba abantu bageze kuri urwo rwego, uwo muntu nubwo arimo kubwira ngo uzamufashe, menya ko ashobora gukora ibibi birenze, kuko hahandi ntari babona pasiteri wenyine, mu kanya gato yaraza kubona n'Imana, kuko pasiteri niwe wari uyihagarariye. Ibyo yakoze yabikoze mu izina ry'Imana ahagarariye. Noneho uyu muntu rero ageze ahantu, yageze ku rwego rwo gutakaza ibyiringiro burundu. Uyu rero Satani niwe ashaka, kuko Satani ajya ashaka kutubona tunaniwe, ajya ashaka kutubona twataye ibyiringiro, kandi kugira ngo agushobore nuko akubwira ngo nta byiringiro bigihari. Iryo tangazo nuryumva mu matwi yawe, uzamenye ko ibizakurikiraho bishobora kuba bibi.
murakoze cyane tubwiye amagambo meza buri wese ayashize mu bikorwa bishobora kugira icyo bimumarira hanyuma tugiye kwibaza ngo igisubizo cyabikiye reka duhere kuri Pastor Margaret abagifungura ikiganiro twavuze ko niki kiri gutera imibare y'abiyahura izamuka cyane mu Rwanda hanyuma twibanze cyane ku gahinda gakabije n'ibindi bizamura imibare y'abiyahura hanyuma igisubizo murumva cyabikiye umuntu ushaka kwiyahura ikintu namubwira uno munsi icya mbere ni uko ibyo ari ibyiyumviro urimo urabyiyumvamo kumva igisubizo ari ukwiyahura ariko ibyiyumviro birashira ushobora kumva ufite amarangamutima yo kurakara mu kanya uburakari bugashira ushobora kuba wihebye mu kanya bya byiringiro bikaboneka ni ukuvuga ngo rero igisubizo twagiye tunabivuga rega buriya ibisubizo twagiye tubitanga ariko reka duse nk'aho twongera tubisubiremo ikintu cya mbere ni ukwibaza ngo ni iki gituma nshaka kwiyahura ni iki kimpangayikishije gituma numva umwanzuro wa nyuma ari ukwiyahura kuko iyo ubashije kumenya uburwayi urwaye ushobora no kubushakira umuti so kumenya rero igitera ayo marangamutima ibyo bitekerezo ni ikihe ese ni ubupfubyi ese ni ubushomeri ese ni uko wabuze uwo ukunda ese ni ibyo biyobyabwenge byakubase ni iki gituma wumva ushaka kwiyahura numara kukimenya intambwe ya kabiri pasiteri yatwigishije ko twese nka sosiyete dukwiriye kwiyumvamo ko turi abajyanama ba bagenzi bacu cyane cyane abantu bafite ubushobozi cyangwa se ubutware ku bantu runaka abo tuyoboye abantu runaka niba wumva hari ikintu wamenye ukagisobanukirwa ukavuga uti ndumva mpanganye n'ikintu runaka kirimo kumbwira ko nkwiriye kwiyahura shaka wa muntu wizeye wahisemo niba ari pasiteri cyangwa se ariko kuko tutigeze tuvuga ko n'abapasiteri bashobora kuba depressed nabyo birashoboka na pasiteri akeneye pasiteri n'umujyanama akeneye umujyanama buri muntu uwo ari we wese aba afite ibimugoye ibimuremereye shaka umuntu ubibwira nyuma yo kubimubwira hari umujyanama wisumbuye abajyanama bose ariwe Mwuka Wera wadusigiwe abo ngawo ni ururimi rw'abakristo nibo bari bwumve ibyo mvuga ariko nubwo waba utari umukristo reka nkubwire yuko nk'uko twabivuze Yesu ni umwami w'amahoro niwe muntu wa mbere twabitangiriyeho tuvuga ko niwe muntu wa mbere ushobora kutuvura intimba zacu niwe muntu wa mbere ushobora kutwumva kuruta uko abandi batwumva nibyo abandi turabaganirira tukababwira kugira ngo badutege amatwi akenshi tuba dukeneye umuntu twumva aratwumva atugira inama cyangwa se anatange na accountability ni ukudufasha ni ukudukurikirana kuvuga ngo niba ari inshuti yanjye ajya agenzure nasanga ndi ahantu niherereye jyenyine amenye yuko mfite ikibazo ye kuntererana ni mu rwego rwo kugira ngo abo bagenzi bacu izo nshuti zacu abavandimwe bacu abayobozi bacu badukurikirane mu buzima bwa buri munsi batube hafi be kudusiga twenyine no muri cya gihe tuba tugenda tuba tempted dushobora gushoka hahandi hatuma twiyahura ariko hejuru y'abo bantu bose hari Imana dushobora kubwira ibyacu kandi ibana natwe ibihe byose twahoze tuvuga kuntu covid yadutandukanyije n'imiryango yadutandukanyije n'inshuti yadutandukanyije n'abavandimwe n'izo nsengero tuvuga n'abo bapasiteri nazo hari igihe bidashoboka ariko muri cya gihe ndi jyenyine nta rusengero mfite ntari ku ishuri inshuti yanjye ntashobora kuyigeraho hari uwo ndi kumwe nawe mu cyumba cyanjye Imana ibera hose icyarimwe Imana ishobora kubana nanjye papa wanjye adahari Imana ishobora kumba hafi papa yankomerekeje Imana ishobora kumbwira hafi mama yambwiye ko ntacyo ndicyo ntacyo nzigezaho y'ubwayo ifite ijambo rya nyuma
ku buzima bwanjye. Ndumva ari Yeremiya 29 ngira ngo ku murongo wa 11 havuga ngo nzi ibyo nibwira nzabakirira ni byiza n'amahoro kugira ngo mbareme mu mutima w'ibizaba hanyuma. Imana rero idutekerezaho. Nanone ngira ngo Zaburi 119 ivuga ngo 139 hari umurongo nkunda cyane ivuga ngo ibyidutekerezaho ngo biruta umusenyi wo ku nyanja ubwinshi. Imana ifite ibitekerezo ku buzima bwawe. Imana ifite imigambi ku buzima bwawe ngo biruta umusenyi wo ku nyanja ubwinshi. Ntago naba ari umusenyi wo ku nyanja. Ibyo umusenyi wo ku nyanja ukungana iby'Imana igutekerezo ni byinshi. Ushobora kuba wumva utarimo kureba ejo hawe hazaza. Nagira ngo nkwibutse ko hari ibitekerezo Imana igufitiye. Uko bwije ni nako buri buke. Ushobora kuba ureba umwijima iwawe, ariko nagira ngo nkubwire ko bishoboka ko uwo mwijima uri bushire umucyo ukaboneka. Numva ngerageje kugusubiza. Reka dukomereze kwa Pastor Jean Jacques. Pastor, igisubizo urumva cabikihe muri iki gihe imibare y'abiyahura iriho irazamuka, muri iki gihe abantu bafite agahinda gakabije, muri iki gihe abantu bafite amarangamutima akomeretse, kandi turi no muri za nzitizi z'umuco wacu utatwemerera gusohora ibi turimo neza, kuko tutaba twizeye ko n'uwo tubwiye ari butumarire. Murumva igisubizo cabikihe? Urakoze. Reka nkomereze ku byo Pastor Margaret yari amaze kuvuga. Duhereye reka mpere kuri cya kindi cy'umuco. N'ubusanzwe nta munyarwanda kazi wambara ubusa, ariko iyo bibaye ngombwa ko ajya kwivuza cyangwa akajya kwa muganga, iyo muganga amubwira ati kuramo imyenda ayikuramo, kubera ko aho bose barumvira, cyane cyane abajenokologe. Noneho rero no ku buzima bwo mu mutwe ntitubifate gutyo, kubera ko tumaze kumenya uko turwaye kandi tukaba tubona aho birimo bitwerekeza ku mfu nka ziriya z'abamama bari bakenewe, z'abagabo bari kuzagira uruhare rukomeye muri sosiyete ikagera aho igera, bari batunze imiryango yabo, barimo bapfa urupfu rubi rumeze kuriya ruteye isoni no kuruvuga. Ndumva ari byiza ko uyu muco nawo twawuhindura, umuntu akemera gutaka nk'umurwayi agafashwa kubera ko imbaraga ze zitakibishoboye. Ikindi ngarukaho twavuze ni ukugaruka gushaka ibyiringiro, kuko ibyiringiro biheshwa n'iki? Bibiliya itubwira ko bizanwa no kumva, kandi kumva ubutumwa bwiza. Turimo turumva ibisa n'ubutumwa ariko butari ubutumwa bwiza. Abantu nibamenye guha agaciro n'umwanya ubutumwa bwiza. Dushimira Imana ko dufite Bibiliya mu Kinyarwanda, bamwe bashobora kuyisomera. Mu gihe uyisomye ntunayumve kumva nta kirimo ikubwira, shaka wa mujyanama, ariko ukore ku buryo umenya kuri mutakaza ibyiringiro, ukabishaka kuko urabikeneye kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze. Ntabwo umuntu wataye ibyiringiro ubuzima buba buhagaze. Utafite ibyiringiro ntashobora kwihanganira amakuba. Biriya byakubayeho, biriya birimo bigutera kwiyahura, byabaye no ku bandi benshi. Bibiliya ivuga ngo nta kigeragezo cyiza kitari rusange mu bantu. Biriya byakubayeho byabaye no ku bandi bantu benshi, ariko wowe urimo uramera nk'aho wanyagiwe wenyine, imvura yaguye ikanyagira wowe wenyine, yakunyagiranye n'abandi, ariko kubera ko watakaje ibyiringiro urumva ari wowe waboze mu banyagiwe bose. Ibyiza rero shaka, mpamvu twubwira ngo ushaka umuntu ni ukugira ngo mu gihe ibyiringiro byagukamanye agufashe kuzamura ibyiringiro ku kigero gishobora gutuma wihanganira amakuba. Ndetse Bibiliya inatubwira ikintu gikomeye. Murabona ko urukundo rurimo rugenda rucika cyangwa rukonja, niko Bibiliya niyo terime Bibiliya ikoresha nziza. Ariko mu Bakolosayi hatubwira ko ibyiringiro bizana urukundo. Buriya ngo umuntu ntazakubwire ngo aragukunda adafite ibyiringiro, azaba atari urukundo ntarwo azaba afite. Ngo ibyiringiro
Ibyiringiro ubwabyo nibyo bizana urukundo. Hari Amakolosayi cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5 ngo kandi ngo ibyiringiro bigatuma haza n'ibyishimo. Rwa rukundo ngo ruva mu ibyishimo. Urumva rero umuntu akwiye kubakwa ahereye mu kubaka ibyiringiro, akamenya niki kirimo kimutera akagahinda gakabije, niki kimuteye kwiheba, niki kimuteye guhunga abantu. Mbere na mbere ikintu yatakaje ni ibyiringiro. Kandi kugira ngo ugarure ibyiringiro, tekereza ku Mana. Ntabwo ubuzima ufite wabwihaye ku buryo bwiyambura igihe ushakiye. Ubuzima ufite wabuhawe n'Imana, ibiguha igukunda. Ntabwo wigeze ushyira mu mushinga wawe kuzabaho. Imana niyo yashyize mu mushinga wayo kuzabaho, kandi gushyiraho ifite impamvu. Ntabwo waje ari impanuka ngo upfe nk'impanuka. Waje Imana yakugambiriye, uri mu mugambi w'Imana. Niyo mpamvu ukwiye kwiringira iyo Mana rero igufite mu migambi yayo, kandi yakuremanye urukundo n'ubikaba ikigukunda, nubwo ugira ngo abantu bose barakwanze. Ijambo rijya rikunda kunezeza cyane riri hariya mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto 13 n'umurongo wa 13. Yaravuze ngo ibindi byose bizashira, ngo ariko hasigara ibintu bitatu, ngo ari byo kwizera, ibyiringiro n'urukundo. Ngo ibyo bintu byo ni ibintu bizahora. Kwizera, ibyiringiro n'urukundo ni ibintu nshuti yanjye, mwene data unyumva ukurikira iki kiganiro, udakwiye gutakaza, kuko ni ibintu by'ingenzi. Kuba nubwo haba hariho ubushomeri, menya ko urukundo Imana igukunda, mu bazabona akazi ari wowe wa mbere, abandi bakagabana agasigaye. Menya ko ari wowe wa mbere. Nubwo hariho korona, menya yuko muri korona uzarya, kubera ko byanze bikunze Imana nayo ntabwo yatunguwe na korona nk'uko yagutunguye. Menya yuko nubwo mama wawe cyangwa papa wawe yakuvuzeho ko uzaba ibi n'ibi, menya ko atarakuvugaho Imana yari yarakuvuzeho. Yavuze iby'ubuzima bwawe mama wawe atarakubona ngo agukikire. Yaza buriya 139 pastor arimo tubwira mu kanya, iravuga ngo wamenye ntaraba urusoro mu nda ya mama, ngo iminsi yanjye wayishyizeho itarabaho n'umwe. Imana yakumenye kera, ikuvugaho ibyiza, ikugambiriraho ibyiza, abo bakuvugaho bataravuga. Ibyo abantu bakuvugaho rero ntabwo ari byo ukwiye guha agaciro. Hagaciro icyo Imana yakuvuzeho, kandi icyo Imana yakuvuzeho nicyo uzaba cyo. Ngira ngo iyo hajya kubaho kwiyahura, umuntu wa mbere agomba kwiyahura ari Yosefu. Buriya umuntu wanzwe na bene wabo bakagurisha, naho agurishijwe naho akahahurira n'ikibazo, uri ari kwiyahura mu bambere. Ariko Yosefu yarazi yuko hari icyo Imana yamuvuzeho, kikamurinda agakomeza kukiringira, kugeza nubwo abwira cyagiye muka Potifari washakaga ko basambana, aramubwira ngo sinatinyuka gukora icyaha kimeze gutyo ngo ncumure ku Mana yanjye. Yumvaga nubwo ari muri ya makuba meza atyo Imana imureba. Iyo umuntu rero yataye ibyiringiro, akura amaso ku Mana, akagira ngo niwe wibeshejeho. Ibuka ko hari ibindi Imana yakoze, kuba ugihumeka ukaba ubashije kuba umugabo. Ntabwo byari bikwiye gusoreza ahantu bavuga ngo uriyahuye. None subaye umugabo ute? Wagira ngo sibigeragezo nibwo bikiza. Burya wavutse n'ubundi Satani yifuza kupfa. None ubaye umugabo nawe urabyaye, ufite umugore n'abana, Satani akivuga ngo pfa. Uyu munsi rero se wari ukwiye kumwemerera, ahubwo wari ukwiye guhagarara gitware. Nanone rero ibyo navugaga nabwiraga wa wundi nyir'ubwite, wa wundi uri mugeza ahatekereza kuri ka gahinda kamutera no kugera aho yiyahura. Ariko twongere twibukiranye ko twavuze ngo sosiyete muri rusange, ibi kugira ngo bishire, ibi bintu by'agahinda bishire, hakenewe umusanzu wanjye nawe mu itangazamakuru, nanjye nka pasiteri, Margaret nka pasiteri, buri muntu wese aho Imana imuhaye uburyo. Bibiliya iratubwira ngo aho kugira ngo uvuge ijambo rikomeretse iryo ryihorere, ngo ahubwo uvuge iryiza ribasha gukomeza abandi. Nitwiga uwo muco wo kuvuga amagambo meza ashobora gukomeza abandi. Tuvure ibikomere mu byo tuvuga. Niba twaramaze ko kumenya ko ururimi rufite ububi bushobora bumeze nk'akagashashi gatwika ishyamba, nitwige gukoresha ururimi rwacu neza,
niba umuntu agusanze mu biro umenye uko byitwaramo, niba umuntu agusanze akomeretse pasita, niba umuntu aguhungiyeho uko yaza kose, uko asa kose, gerageza. Idini y'ukuri Yakobo yarayivuze ko ari yibuka abanyamibabaro mu mibabaro yabo. Zirikana icyo kintu, wakira umuntu, umutega amatwi, umuha umwanya. Niba umuntu akujeho ukaba ufite impano yo guhanura yonyine, ugaragaza ko urangiza byose, mwohereza aho bashobora kumuha inama zimufasha, kuko hari abantu baje bakomeretse, yagera hariya umuhanuzi akaba muhanuriye ibyaha, yamurambitseho ibiganza akamubwira ngo natahe, kandi nyamara umuntu yari yaje. Mbese ni nka kwa kundi wakenera, wagira indwara ukayivuza aho itivurizwa. Ibyo kandi bimwe birakorwa ndimo ndavuga muri iyi ministry yacu, mwivuga butumwa muri gospel, harimo harabamwe amakosa. Umuntu wese arimo arashaka kuba umujyanama, umukansara, kandi nyamara ahubwo nawe afite ibikomere. Ugasanga umuntu bakomeretse nibo, ugasanga umuntu akomerekeye mu rugo, nawe ahise ashinga itorero. Ntabwo ari bubikemurire hariya ngo bikunde. Ahangaha muri aka gace kacu ka gospel, ndagira ngo aha rwose nsabe bagenzi banjye duhuje uyu murimo, tugerageze. Abantu barimo baratugana bakomeretse, abantu kandi barimo baradushakamo igisubizo, kandi duhagarariye Imana, isoko y'ibisubizo byose. Twemere ibyo dushoboye, ibyo tudashoboye tubyoherereza abandi. Buri muntu wese akoresha impano ye. Ntabwo, niyo mpamvu Bibiliya itubwira mu Befeso ngo yashyizeho bamwe kuba abashumba, abandi kuba intumwa, abandi kuba ababwirizabutumwa. Yagiye ishyiraho ibyiciro, atari uko iyoboye ko twese dutumye kandi turi kumwe nayo. Inaduhaye umwuka wera, ariko umwuka wera yaduhaye ntabwo ari uwo kuhita tuba nk'Imana ngo tumenye byose. Ibyo dukora ibyo dushoboye, ejo abantu batazakomerekera mu rusengero, bakaba badafite ahandi ho kujya komorerwa, kuko ariko twababwiraga ngo tuvugana n'Imana ishobora byose. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Reka nshimire abatumigwa twari turi kumwe muri iki kiganiro. Pastor Margaret murakoze. Murakoze cyane. Pastor Jean Jacques murakoze. Namwe murakoze. Arasoje atubwira ngo twe kubaho twumva ko dushobora byose. Utanga inama ushobora, niba warahawe guhanura uhanure, kandi mbonereho no kwihanganisha abantu bose bakomerekeye muri gospel, bagakomeretswa n'abakagombye kubomora, bagakomerekera aho bari bazi ko ari bubonere ubuzima. Ibyo nabyo bikabazinura Imana. Imana iracari yo kwizerwa, kandi abantu bo kwizerwa barahari. Shakisha abanyamahoro, abantu bazagufasha kugera ku gukira k'umutima n'ibyakubayeho. Imana ifite umugambi mwiza wo kugukiza. Iki kiganiro ni icyambere mu bindi byinshi tuzakora bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bijyanye n'ihungabana, bijyanye no gukira agahinda gakabije. Ndakurarikira kuzabana natwe mu kiganiro gikurikiyeho, kandi Imana iguha umugisha. Reka nsabe Pastor Jean Jacques adufashe gusenga, asengere umuntu udukurikiye uhungabanye, kugira ngo umwuka wera akoresha amagambo yose muvuze abe yagera ku gisubizo cyo gukira kandi no kuremamo ibyiringiro. Mwami wacu Yesu, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro muri uyu mwanya, kuko ari wowe Mesiya wasigiwe kugira ngo uvure imvune zo mu mitima, umenyeshe imbohe ko zibohowe, umenyeshe abantu umwaka w'imbabazi, uruhura abantu. Niko wasomye cya gihe ubwo bari bakuzaniye umuzingo, uravuga ngo aya magambo asohoye mu kanwa kanyu, asohoye imbere yanyu. Ndagushimira rero ko ayo magambo wayashohoje igihe wazaga mu isi, ba bandi baguhungiyeho bose bakagenda babona uburuhukiro mu mitima yabo. N'uyu mushiki wacu na mwene data udukurikiye turamusengeye mu izina rya Yesu, kugira ngo iyi mitwaro ye wemere kuyikorera. Niko wavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura,
kuko ndi umugwaneza noroheje mu mutima n'umutwaro wanjye ukaba utaremereye. Waruhura mwene data, waruhura mushiki wacu umutwaro wari umuteye agahinda gakabije, ndetse abona ubuzima ntacyo bukimumariye, ukawumwikorerera ukamuruhura. Mwuka wera akinjiza aya magambo tuvuze n'andi tutavuze mu mutima we, kugira ngo mwami aruhuke kandi abone kuruhuka guturutse kuri wowe, abone ihumure, abone ibyiringiro utanga. Kandi turamusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo amahoro yawe yinjire mu mutima we, atameze nk'uko ab'isi batanga, ahubwo yayandi atuma imitima idahagarara. Wemere kujyana nawe muri byose no kumwereka ineza yawe. Urakoze mu izina rya Yesu, amen.